Cyuki ko wiruka cyane byatari oya nanga ndi kwiruka reba kuri kamera hari akantu uvuze ngo yuhu man ufite na dread ko utari wageretse mbere cyu mbabara unyereke man kuba najya gusaba imbabazi washo ndibazi gute se wakora iki kwambye ko ntacyo nzageraho ndetse urabasaba imbabazi cyangwa se izuhemutse man ubu se nari guhemuka nari gukora ndetse kuvuga ngo urajya gusaba imbabazi umuntu utahemukiye narahemutse kuba narafutse bana narahemutse cyuki mbabara nonge yembe bitekereza ko nshobora kuba narahemutse gute se kuba narafutse nyine nkababangamira kandi iyo nataza kuvuka nta kintu byari kuba bitwaye none se cyo mbwira uyu munsi uracyatinya abantu cyangwa umunsi ntabwo natinya abantu ntabwo inshuti zanjye nazitinya ubu bakugize inshuti wabagize inshuti ubu ni inshuti zanjye za cyane ntabwo natinya abantu wariyakiriye se byahinde ababyeyi bakubwiraga ati ntacyo uzimarira kwiyakira nariyakiriye ariko ubu ngubu ntabwo naba inshuti nabo n'ababyeyi ntabwo naba inshuti nabo kubababarira byarakunaniye byarananiye hari akantu twoze tuganira karambwira ngo ufite ngo uzarongora vuba ngo nyamara ngo ni vuba ushaka burya koko ndabyemeye basanga na papa ntabwo afite yes shagitanga uri muranshuka ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umweko muri Sande Park niho turi uyu munsi ndi kumwe n'uyu musore muri kureba ahangaha yitwa Gitangaza ntabwo yitwa Igitangaza yitwa Gitangaza ariko yita ngo icyuki ni cyuki cyangwa icyuki yita cyuki wita cyuki tugaye kaze mu kiganiro inkuru yanjye nanjye ndabashimiye cyane kwa munyakire ku kinyamakuru cyanyu wangeze imbere y'amaso ya televiziyo yanyu yitwa inkuru yanjye rero inkuru yanjye ni ndende iki kiganiro cyitwa inkuru yanjye okay tugende kugira ngo twicare hariya hirya sibyo nta kibazo twigende nuko nguko umuvandimwe wanjye tugiye kwigendera ntujye ngo nuko agenda no mu muhanda n'iki n'igitangaza kuko niko Imana yamuremye kandi nawe uyu munsi ni umusore wishimye ufite imigabo n'imigambi ufite imihigo myinshi cyane wishimye ntimubone uko agenda gutya umugire ngo nuko yavutse nyine nuko yavutse Gitanga reka twicarire hano noneho Bahati adukamere yicaye hariya natwe twibere hano tujye kwiganira rero reka twiganire sibyo amakuru se man amakuru yanjye ni meza chance amakuru se ku mutima Gitanga amakuru se amakuru yanjye ni meza ndashima Imana n'abantu birakorohera se kugenda gutya ibi bintu birangora cyane urabona nk'iyo ndi kugenda ahubwo mwaneguriye n'ahantu heza nagenze mu gasamba ariko ahantu hasi numva biba ari danje kugenda hano ku maboko mitacya wagiye hariya ku isima nabona guza muri kaburimbo iki nari ndi gushya ariko nyine nakundi amaguru nyine abari kugenda babukura abona umubiri nyine kugendesha hasi urumva ni danje none se wenda Bahati araza kutwereka wenda ukuntu wagiye ukomererwa bino se byaje gute Gitanga ubusanzwe ngewe nuko navutse navutse mbona ameze gutya mu muryango nyine ni ngewe wavutse mu muryango ameze gutya nko mu karere kacu nibyo wavutse ameze gutya kuko nisanze ari uko umeze sinavuga ngo byaje nyuma ngewe njya kumenya ubwenge nasanze ameze gutya uko niko gukoresha telefone tuniganire ntacyo unakora ibyo wikorera ni gukoresha telefone uko niko nkoresha telefone ngo ukomeze wikorere rwose wari ugiye kwifunga nengeye kuyifunga ariko ntanabishoje uzi ko mbona ibi byose bitakugora ibintu ntabwo bitakugora no kuvuga byose ukagira Imana oya ibintu byose ubu ngubu ibintu byose ngiye nabigerageza kubikora kuko ubu ngubu ngiye nta muntu tubana ngo wenda ngo yankorera ibintu kimwe cyose ikintu cyose ngenda cyikorera ikintu cyose gishoboka cyose ariko nikidashoboka ndagerageza nikidashoboka iragerageza izo mbaraga so zikuye he
imbaraga ni Imana yazimaye. Sinavuga ngo imbaraga ni Imana. Imbaraga z'umutima hari ukuntu umuntu avuga ati bino simbishoboye kubera ko mfite ubumuga. Nyine njye mbere numvaga nyine ko nta kintu nshoboye niko niyumvishaga, kubera ko ibintu byose barabinkoreraga, ibindi batangore nyine bakambwira ngo, ariko nyine mu rugo bakundaga kumbwira ati gira ibintu ukora, none se ubundi ubona uzabana n'umuntu kugeza ryari, ubona uzakomeza kuturushya kugeza ryari, bakambwira ati wowe jya ushaka ikintu ukora. Kuvuga ngo ibintu ngo ntiwabikora, nyine naje kusanga nyine kuvuga ngo ikintu ntiwagishobora ariko utagishoboye, ariko ibintu byose ndabishoboye, nshobora ndiyoza nkiyambika, ibintu byose ndabikora, nta kintu kijya kijya. Mbese kwiyoza birakorohera cyane ahubwo. Gute se? Nyine ndabikora mu bushobozi bwanjye, ariko ndisona ndasa neza, urabona yenda usibye ko nenda nagenze hasi cyane, ariko ntango ndi umuntu wanduye cyane, ndetse navuga ngo nsa neza. Uyo gusa neza urasa neza, ariko ku bwanjye uko niyitaho ubona nsa neza. Ufata se agakombe wundi ukagakoresha, tubwire nubwo ari ibanga ryawe. Biba ari ibanga, ariko nyine muzansure mu rugo ndi kubikora. Abanzi cyane kuri TikTok bakunda kumbona kuri TikTok urikoresha cyane. Ndikoresha. Banzi kuri cyuki kuri TikTok iyo bagiye byose barabibona ndabibereka. Yego. Ibana. None se mbwira, mu mutwe bikubangukira mu buryo bworoshye? Ikintu cyose nyine ngiye mu mutwe wanjye sinzi ukuntu neye, iyo ikintu ngishyizemo ngo bakwita ngikora, kuko ntabwo navuga ngo ndategereza akana kangaza kinkorera kandi nta muntu turi kumwe. Iyo ntekereje ikintu mpita ngikora, kuko nibwo nyine natagikoze ntabwo natekereza, ntabwo narindira akanaka kandi ntawe ubuhari ngaza kimfashe, ubwo nyine mpita bikora. Uhita ubikora? Ndashaka kubanza umbwire nyine koga gute iki kintu kinsubiza. Ufata isabune ugafata icyogesho nyine nk'uko abandi boga nyine. Ngahita nyine ncapurisha bikarangira. Okay, hari ukuntu harimo urakuramo umupira uzamura agira gute bikore danone rebe. Cyangwa reka banze bahati naze ubundi abifata, sibyo? None se ndakuramo umupira. Oya nagukuramo. Oya ntacyo tubwira niba bikubanga. Oya ntango nakuramo umupira. Ntabwo ukuramo. Aha. Nese ku TikTok watangiye kwikoresha ryari? TikTok ntango nyimaze igihe kinini, ariko nyimaze nk'ukwezi n'igice. Kwezi n'igice. Wiyengoje gute kujya hose? Oya kujya we nabonaga nyine abandi bantu bajyaho nyine bagashyiraho, mbaza umuntu nyine doturanya se TikTok ibintu mbona bakora, nanjye kugira ngo nyengaragaze yenda ko ikintu nshoboye nereka abantu, yenda nk'ababyeyi cyangwa badoturanya bavuga ko nta kintu nshoboye, abo banyita umusitazi ukuntu banyita basigaye bambona kuri TikTok wa mwana ukuntu ibintu ngasigaye akora. Ibintu byose ndabikora rwose, ugiye kuri TikTok ukandika cyuki uhita umbona pe. Shasi nkoresha TikTok bana, numva nta muturage men njye niyo nikorera. Ngengesha za Instagram, ibintu nk'ibyo. Ngiyeho nyine urambona mba ndiho ndi gutwika, mbereka ibintu byose. Oya utwika ngenda ukonurira. Oya ibintu byose ubishyira. Komfura byose biriho. No gufura surafura. Byose ndafura. Wagenda. Manu skuri jiwana. Urarenze. Ngiye byose ndabikora. Nyine bavuga ko nta kintu nshoboye, ariko nyine mbagira ngo mbemeze. Ariko si ukubemeza n'ubusangwe ndabikora. Ntabwo ukubemeza ngo vango ngo nyine ngabikora ngagira ngo atwemeze ngo nanga ngo aba yabikoze, ariko mba nabikoze, mba ndikubikora. Ndabyikore. Imana ishimwe kweri. Ariko nk'umuntu uca intege umuntu ngo ntabwo abikorana ngo ashobora, uziko kenshi nibo baduha imbaraga zo gukora ahubwo. Nyine mbere gice cyanyuma ikintu cyo gukora, kuko njya gufata umwanzuro wo kuza mu rugo. Ukuva mu rugo. Yego. Ababyeyi bavuze ko nta kintu nyine nzigera nigezaho. Bavuga nta kintu nzigezaho nyine, nuko nyine bimpa birambangamiye cyane. Yego. Kuko nafashe umwanzuro nyine wo kubacika ndabatoro. Iwanyu se ni? Wacu mu karere ka Karongi. Muri Karongi. Uyu munsi uri Kigali. Waje gute Kigali rero? Buryo nasheme Kigali Story ndende kandi ndabaha makuru make, ndabaha muri make. Duhe mu ncamake. Uteko nyine ntabwo ko dutureye ku muhanda, ariko ari hafi y'umuhanda. Nta mucuti wanjye wari ufite igare ry'abanyonzi. Nyine nambye mfite umuntu uzajya gusura i Kigali. Uzajya gusura i Kigali. Cyangwa gusura mushiki wanjye, ko mfite mushiki wanjye nyine utaba mu rugo, ati nshaka kuzajya kumusura. Ntabwo ati se uzajya kumusura ufite tiki, none rwose tiki ndayifite, ntugire ikibazo uzangeze ku modoka, ibindi nta kibazo. Uzirwariza. Hagiye nyine ngeza ku modoka, maze kungeza ku modoka. Naho nyine hari nka 11:00 n'igice za mu gitondo. Maze kungeza ku modoka nyine ahangeza, numva kwicara ku igare byo byarangoye, ariko nyine ndurira. Tuvuga ati ariko nyine ntabwo
nyine namaze igihe kiri nadatekereza nyine kuko bamaze kunkora mu mutwe nabikoze nyine ngisa nkaho ndi kubikora mu nko kwihimura nko mu nzozi nyine gusa naje kumenya ko ndi Kigali hashize nk'iminsi nk'itatu gute se ko naje kubona ko bidashoboka natangiye nibwo nasobanukiye ko ndi Kigali ntabwo numvaga ko bishoboka yego ko nibwo nageze ku modoka nyine kuri abagenzi binjira ndi inyuma y'imodoka bitaninjira ngenda ndyama munsi y'ine imodoka yiheze imodoka zitwara abagenzi za kwasiteri utawinjira narinjiye njyamo munsi ndyama munsi y'intebe mo munsi hari abashyiramo ibintu kubera iki se hari nari mfite shoferi niwe waguhaye shoferi ntabwo yabimenye yes njye nagiye kuri imodoka narangaye ibana nawe ugiye kunsutsa kandi bibabaje yasha noise byagenze gute nyine narinjiye abona ngine kuri abagenzi n'abari kwinjira hakiri mu gitondo bakinguye imodoka mpita ninjira njya munsi y'intebe nyine ndyama munsi y'intebe kuriya muhara munsi kuriya za kwasiteri ziba zimeze njyamo munsi ndyamamo mo hagana inyuma ku mapine y'inyuma ariko mo hagati njyamo munsi ndyamamo ndavuga ati imodoka iraza guhagarara abagenzi bose bari bujyemo bagashiramo ndabangeze iki nyine mbikora gutyo wari ubizi neza ko igiye Kigali mbizi ko igiye Kigali nari narafashe amakuru neza nari mbizi ko imodoka igiye Kigali none se wamenye gute kugeza Kigali wamugane kubera ko imodoka zihagarara henshi imodoka nabaje imodoka zigenda zihagarara mu nzira ubwo yahagurutse nka hafi nka saa 2 ko na telefone nari mfite hafi nka saa 2 hafi saa 2 n'igicenda nyine bwe bwamaze gucenda amaze kurambirirwa mu modoka fasi imodoka iririrwa hano agenzi baraza kwinjira ariko nyine hari zinjiye bwa mbere ngiye nagiye muyo naho hingukiyeho nyine ngo batambona umva nyine nahise nihisha nyine njya mu munsi namaze kugera mu modoka iraza ikagenda ihagarara mu nzira iraza nyine igira Kigali cyangwa kigeze Kigali abagenzi bose bavuyemo bavamo bose mu imodoka isigariye uravuga utigezemo kuvamo rero kugira ngo shoferi atakubona kuvamo byanje kungora ariko ntabwo byangoye cyane kuko nari namaze kugera Kigali nyine nubundi nubwo yari kumbona we yari kubona ko nubundi ndi umugenzi nubundi uri aho ngaho muri gare nta kibazo kubera ko shoferi ubona kwasiteri bakingura umuryango w'iryo mashoferi agacinyo shoferi yanyuze hepfo nanjye mpita nsohoka nca ruguru mpita nkata nyine Nyabugogo muri gare Jesus nuko bugize gutya Nyabugogo ngeze Nyabugogo imvura yari imaze ku ngeze hasi mbona haboze ubona haboze imvura yaguye ko ntuzuraga birancanga mbura ukuntu mbigenza biranyobera se ahantu ngeze nta muntu n'umwe nzi noneho kureba ikintu nahageze noneho numva umutima utangiye kundi se mana umutima ahantu ngeze nangira kuvuga ati nsubiremo izanyure ariko noneho bati hoya ndasubiramo mu buhe warebaga uko kwambuka ayo mazi nyine namaze kugera hasi nico bande rw'imodoka ariko nyine ndagenda nyine ariko pasi ikintu none cyango natinyaga abantu kuko yo nabonaga abantu no mu rugo nyine nabagiye mbaciramo muri make no mu rugo nabonaga abantu njya kwihisha none ubugeze mu Kigali hari abantu benshi utazi batakuzi ngo nahise njya kwihisha ngira ku muryango abana bacuruza nyine imfura yatangiye kugenda ihituka ko nyine ndabyakira nyine ndabyihorera abantu nyine bakajya baratangira kuza baramfasha amafaranga ngo njya kushaka ikintu tabona ushonje kandi bakanzanira imineke nyine bakama nyine ufata nta kibazo nyine gusa kumfasha gutyo mbona n'umugoroba uraje nyine ndara ku rubaraza nyine nk'uko aho Nyabugogo namaze iminsi igera muri 3 cyangwa 4 ntiranyira ku gasozi nta kibazo muri Nyabugogo se Nyabugogo hari muri gare ntugire ubwoba se nyine ndakubwiye ngo iminsi 3 ya mbere namaze ntabwo natekerezaga nyine nabageze Kigali mbona nyine ubuzima nyine burahindutse umva nta kintu kimwe nongeye kwiba wumva uricujije ntabwo nicujije ko mageze nabahageze nyine mbona ubuzima buratandukanye nko mu rugo kuko nageze nyine Nyabugogo batangira n'abantu kumfasha bakama ibyo kurya ndumva bitandukanye nko mu rugo ariko ikibazo nyine harakurara twaragahise kwikarito wabigenje ute kugira ngo nicaye ku muryango nka kuriya nyine bukira uri kuzenguruka muri gare yambeho y'ijoro se yarankubita namaze iminsi 3 nta mwenda wundi nari mfite nta kintu cyo kwambara nari mfite byari ibyo kuko nyine kundi nari kubigenza nyine nibwo naje guhura nyine n'umumama nka nimugoroba se wa mwana we ko mbaza iminsi nkubona hano urarahiye ko namubwiye ngo ngende narira hanga habisanzwe yego ambwa ati ngwino ngujyane mu rugo
akujyane anjyane mu rugo. Yego. Yanjyanye mu rugo nyine indi myenda yo kwambara aramfasha. Nyine ubuzima buhita butangira guhinduka gutyo nyine. Wagumye aho se? Ngo nahagumye. Hashize amezi 2 abakozi be nabanaga n'abakozi ahantu yakoreraga. Yego. Nanga njyanye iwe mu rugo bwite, yanjyanye ahantu kuri resitora yakoreraga, nangira kubana n'abakozi be. Yego, yego. Abakozi be niwe ni rihe joro utajya wibagirwa ugira mu mujyi wa Kigali? Ijoro ntajya nibagirwa mu ijoro rya mbere nageze i Kigali. Ryari imeze rite? Ridushushanyirizeho. Byarangoye kuko n'ubwo kubyibuka birangora. Kubyibuka bituma umutima uhitunye. Nicyo kintu kimbabaza, ariko nyine buriya bagize iyo babaye cyane nibwo ugira aho ngaho ukabona n'ikindi kintu kiguhumuriza. Iyo bagize agahinda gakomeye, yego, nibwo nyuma wongera nyine ukabona nyine ibintu ubundi buzima nyine bwahindutse. Ariko naraye mbona abantu sinakujya kunatinyaga abantu, sinatagangira ahantu hari abantu. Naraye umutima uri kuboneka n'amasi 3 umutima uri kuboneka. Ese kucyo watinyaga? Kucyo watinyaga abantu? Natinya sinabonaga natameze nkabo, abandi bantu bagenda natameze nkabo. Abana nyine nabonaga nanjye ubwanjye mbangamye. Yes. Ese ubangamiye nde haru? Kiri ubwanjye ndabonaga mbangamiye nk'abantu kuko iyo nabatakuzi koko. Nyine abatanzi nyine kundeba batamwaka bakandeba nkagira isoni nyine nkabona ukuntu nifata ngumva nyine ibintu birango. Cyaje gushira gutese. Nyine uwo mama kinjyana mu rugo nyine nibwo yambye ati se uvukaye ko mbona udakunda kuvuga cyane. Amubwira aho mvuka itambwira ati se umaze igihe kingana iki? Nyine we yabimbarije aho ngaho. Se ko nkunda kukubona hanga bati ngiye naje Kigali vuba. Ndamwese tekora manaje kureba nagize Kigali ndamubura. Yego. Maze kumubura biba ngombwa nyine ko ngumina. Nibwo yambwiye ngo ujyane mu rugo nuza kubona inzira yo kuzamubona nta kibazo uzasubirayo. Nibwo nyine nahise mutekereza ko nemaze igihe kitoya i Kigali. Nyine kira mu rugo rwe mamaze iminsi 3-4 icyumweru gishize kuko nabanaga n'abakozi biwe. Yego. Abakozi be nyine nabo tuza kunanirana nyine kubera ko abakozi nyine baranguraga amabuje yamaraga kugenda. Mbiraga ibintu bikakaye cyane nyine kandi ntabwo nari kubivuga ngo mbe nabibwira amabuje wabo, ntabwo nari kubivuga. Biba ngombwa nyine ko nabo nyine nza kuhaba. None se cyo mbwira uyu munsi uracyatinya abantu cyangwa uyu munsi ntabwo natinya abantu, ntabwo inshuti zanjye nazitinya. Ubu bakugize inshuti, wabagize inshuti? Ubu ni inshuti zanjye za cyane. Ntabwo natinya abantu. Wariyakiriye se bya ababyeyi bakubwiraga ati ntacyo uzimarira? Kwiyakira nariyakiriye, ariko ubu ngubu ntabwo naba inshuti nabo. N'ababyeyi? Ntabwo naba inshuti nabo. Kubababarira byarakunaniye? Byarananiye. Ko wakwihanganye ukagira Imana, kuki byakunaniye? Nsi wenda umubyeyi niwe wenda wavuga ngo ashaka umwana, umubyeyi atakukeneye wowe umwana ushaka kumukenera gute? Ntabwo urasubira se kuva wahava? Ndasubirayo. Ngo iyo ryari? Size imyaka 3. Imyaka 3 ufite papa na mama? Nese na mama ntabwo umukumbura? Nje se ko batarankumbura. Nese ntabwo wajya gukumbura ngo wanagwamaga ko ufite telefone? Nyine sibye ko nyine ntango bajye bamamagara, ariko nyine abaturanye bandi bo baramamagara turavugana, ariko bo ntango bajye bamamagara. Nurese ko wagira ngo hari cyaho bakoreye? Ngo mbizi. Ibase. Hari ukuntu umuntu nyine bafite ababyeyi akumva rwose ni byose kuri bo. Nyine numvaga ababyeyi nyine ikosa nanga ari ryabo, sinabana no kubabarira nta nikosa banafite. Ese ko n'abatari babikoze, ariko nyine buko bambye ko nta kintu nzigezaho, n'ubundi ko ntacyo ndageraho. Sinundi nanjye kubabwira ngo noneho nageze ku iki, n'ubundi ko ntacyo ndagera, n'ingiri cyo ngeraho ndajye kugira ati noneho rero nageze kuri iki ngiki. Ndo umuntu. Noneho ndari cyo nagezeho ngiki, ariko n'ubu ntacyo ndageraho rero, ko ntacyo ndageraho sinajya kubabwira ngo iki, kandi n'undi ntacyo ndageraho. N'ingiri cyo ngeraho yenda igihe natazi nzakintu babwire ngo nageze kuri iki. Ntako sindababwira ngo nageze kuri iki, nzaza nyine njye mu rugo nyine mbabwira ati noneho nageze kuri iki ngiki, nanjye nabamu. None se akumenya amagambo bakubwiye yaragukomerekeje cyane? Nyine pe bingura no kuyibuka, nango nyankunda no kuyibuka. Mushiki wawe se waruje kureba i Kigali, byarangiye utamurebye? Mushiki wanjye naje mushiki wanjye naje kureba i Kigali narabeshyaga. Nabeshye nyine nabeshye uwo mutipe ko ngiye kureba mushiki wanjye, ariko nawe nari nje kureba. Nyine ngira ngo ncike mu kuko nyine nagira gishikira cyatuma niyahura ndakibura.
Cyezo nakiyahurira ndahabura. Ntekereza icyo nakora ngo mfe nyine ndakibura pe. Nyine ko kuza nyine Kigali gutyo nyine mvuga ngo nje kure nasi narebaga harwana. Ni nko kwiyahura. Kigali se wari warahumvise ute? Kigali ku buryo ari wavuze uteka njye kuhiyahurira kamambayambaye. Kwari ukubura nyine ahantu, kwari ukubura ikintu nakora nyine. Kuba ndashaka ikintu nzakora nyine mvuga ko abantu bagiye Kigali nyine agenda bagahirayo batajya bagaruka. Ibyo bintu nari sinzi ko umuntu yavuye mu cyaro akajya Kigali atajya agaruka. Waravuze uti nahise ishaka kugaruka hano. Mpaka nyine n'ingi Kigali nyine ntazagaruka. Nyine nzagenda nyine nkagumika nkahirayo gutyo nyine batazongera kumenya amateka yanjye, batazamenya uko mbayeho. Nicyo kintu gusa nashakaga. Yego. Byari byarakuremereye. Nta n'ikindi kintu nifuzaga kuba nta n'amakuru nashakaga ko bamenya. Burya ifashe umwanzuro nk'uwo nguwo ni uko umutima uba uremerewe uti ndagiye. Ariko nyine nta kundi none ko nta kindi kintu ndi guhinduraho ku byabaye. I Kigali se wenda uhageze wabonye hatandukaniye he no mu rugo? Nyine rero no mu mitekerereze yawe. Ko mu rugo nyine mu rugo nararaga mu nzu numva ko Kigali nabanje kumara igihe kinini mba hanze. Kandi nashi Kigali nkuze. Nari namaze kumenya kwifatira umwanzuro navuga ati ikintu cyose umwanzuro wose nzanyimwifatira. Kese Kigali mbona atandukanye no mu nuko namaze iyo minsi ingahe ndara hanze. Ariko nta kibazo nabaga ntaryamaga nta muntu wambwiraga nabi. Nenda nuko bavuga ngo habaho Marine n'ikisha ngenda aba inshuti na Marine cyane abantu babana bo ku mihanda barankunda. Ni inshuti zanjye ntango nawe. Nese iyo bagwaga ntabwo bakwamburaga. Cyane ahubwo nibo bamaga. Akenshi bazaga kunza kujya no kungurira kanya kanana njya kugura ikintu cyo kurya ati. Bakananzanira ahubwo. N'ubu ngubu baranzanira. Cyane. Usutuye he? Ugendeye Bumbogo. Bumbogo. Bumbogo se wahagize ute? Waje gufatisha ute ku buryo ujya gutura Bumbogo? Natandukanye navuye Nyabugogo nandukana nyine n'umuntu w'abatipe twabanaga. Nyine nza mu gace mince za Kimironko. Yego. Ngeze Kimironko ahubwo umva nyine naho navuye ariko kandi mutipe twa nyine nkuko nyine kuvuga abana nyine bigendera gutyo ndi umuhungu w'ikirara nyine none nakundaga kuza kundeba. Arambya ati mwisazi nje kukurangira ahantu. Niwe twajyanye nyine cyati cyo kurangira ahantu hari inzu za makeya nangu saje ubura amafaranga wishyura. Tuzabitega ugenda uje nyine niwe wanjyanye nyine kubayo tu. Niki kijya kikuriza kumva umutima wawe nyine n'amarira araguye? Nje iyo nibutse ko nta kintu ndageraho nje gushimisha iwacu numva bitabimbabaza. Umva bigoye. Uzakigeraho byanze bikunze. Uranakigeraho byanze bikunze. Icyo nicyo kintu kimbabaza cyane. Hano dufite umuryango munini. Natarasubira gusura iwacu kandi maze imyaka irenga 3. Yego. Icyo kintu kirambabaza cyane. Uraza kuvuga nimero ya telefone yawe ubundi abantu baze kukucaho bagufashe. Nge nimero yanjye ni 07 9 1 3 2 66. Ndaza no kwipininga hasi uyishaka ayibone none mbwira sasa rero. Izina ryayo ni Gitangaza. Gitanga. Ndashaka kumenya uyu munsi hari akantu twoze tuganira karambwira ngo ufite nguzarongora vuba. Ngo nyamara ngo ni nivu. Shaba burya koko ndabyemeye. Abantu nengaruyaga nebwa bunyibishije bya kera ngaruraga henda none tumye nongera guse. Oya seka sha. Diko. Impamvu navuze ngo nzarongora vuba. Ari ndirimbo nshaka gukora. Indirimbo yitwa Ndashaka. Yitwa? Ndashaka. No gushaka nyine gushaka umugore. Ariko ni indirimbo nanga ari kubikora. Ariko abahanzi ntibazayincishu. Tuze gushisha. Ririmbo gatutku. Bayitwawe. Ni nziza kuryo bayitwawe. Ni nziza bayitwawe. Nese ibyo gushaka umugore wambwiraga. Ibyo bimeze. Zaza nyuma nyine icyo nageze. Ningira icyo ngeraho nzamushaka. Wari hakundana na rimwe se? Ngo ndakundana. Kubera iki? Biragoye. Reka ihangane nkubaze ni gute bigoye? Biragoye kubona dukundana. Nje mba mfite isoni zo gukunda. Numva nango napfa kubwira umuntu ngo ndamukunda. Nese nta mukobwa urabona ubwo umukobwa namukunze nubwo nango bijya gukunda kumba.
kubera iki? Banumva nyine banumva ukuntu wacu bamemukiye, mba numva abakobwa narabanze. Ndasi ukubanga kukundi Petero zisanzuzana, ariko nyine nango nkunda namukunzi ngi. Namukunzi ugira. Nese nta rimwe birakuza muvuga uti uyu mukobwa naramukunze nubwo wenda mfite ubwoba cyangwa isoni zo kubimubwira? Ntabwo biranza. Ntabwo irakuzamo. Akumva bizaza. Ningira icyo ngeraho bizaza. Nugira ikigeraho. Ufite imyaka ingahe se Gitanga? Biteye isoni. Oh yes. Oya mwana. Ushaka kumenya imyaka yanjye azamamagara nzayimubwira. Uzayibwira. Oya se imyaka sitera isoni gute? Oya biteye isoni kuyivuga. Ni myinshi cyane. Imyinshi se. Umusaza udakunda saba. Si yo myiza se. Umusaza utarakunda aba. Akaramujene man, umuntu utamenya n'ubwanwa. Basanga na papa ntabwo afite. Oya se. Gitanga uri muranshuka. Urambeshye n'ukuri. Oya pe. So Stibanga mfite imyaka 23. Uraka pepe. Ndasaza. Uraka pepe byatari. Sibyo urumva ze utari muto byatari. Ariko ndashaje. Niye imfabusa nyine numvira ndi. Utari imfabusa uri imfabusa guturi Kigali. Uri imfabusa gute ukoresha TikTok umaze kuba umustar. Uri imfabusa gute uturi kumwe hano ku ino televiziyo. Uri imfabusa gute? Ine uzi reka nkubwire ko ndaho mwika gutwara n'ipfumuye bari. None se ibyo byose baduha amafaranga? Ni amafaranga, ariko kuba umusitari mu magambo nacyo bimaze. Akisako cyenda nashimishije iwacu iyo bambonye. None se ubwo nagushimisha twarakubonye ngo umusitari ngo tujya tukubona. Nese ugomba ibyo atari byadanje. Byo mu magambo cyajye byishimira. Ariko nyine nari bito. Nabirenze. Sibyo? Nzajya mbatama. Uzajya dutema. Umva biratuma njya kuri TikTok kugira ngo urebe. No gusiba cyuki tumbona. Hasi iryo cyuki mara yanjye. Cyuki ko tubyita abakobwa byaje. Cyuki n'inshuti zanjye zari inyise. Nawe ifatiraho. Ifatiraho. Tatanga ngo nicyo. Ako nanjye umuntu w'umugamba ashije ngo witwa nde nango namubwira cyuki. Usije nkubajije ndi umugabo ukambwira cyuki. Kubwiye abi. Nakwambwiye cyuki nanone ngo nkunda cyuki. Cyuki ryangesha. Cyuki ryangesha. Ntacyo bitwaye. Nese umbwira niki hari ukuntu umuntu agira ibintu byiza yikundaho mu mico no mu myifatire. Gikuntu nakubonye nabonye umuntu w'umutima mwiza wisekera nta mukoshi. Uwe niki wikundira? Jewe se Jewe ikintu nikundira. Yego. Ikintu cyambere. Uko mbona abantu bose bankunda. Abantu bose gukunda. Aha icyo kintu rero. Icyo kintu nanjye kimeze. Icyo kintu rero turajya ku cya kabiri. Ujye ukigendera uvuga uti mfite akamaro. Ku myaka yanjye 23 maze ku isi. Ni abantu bankunda nduwa agaciro. Icyo kintu cyane ndacyubaha cyane. Aha. Icya kabiri. Ni ikihe? Icya kabiri nyine ni iki? Ngingiza ngo ukivugire. Icya kabiri bikundira wowe ni iki? Ikintu cya kabiri nikundira. Ngiye ibintu byose ko mbikunda. Oh yes. Byose wumva uri umuntu mwiza biyo. Yo numva ibintu byose aho biva bikagira. Reba hano. Akucyukiwe. Ngiye buriya ikintu cya kabiri nikunda. Ngiye kuba ndiho byonyine. Kuburiho. Kuba ndiho ndanyuze. Aha. Ibyo bikubuze konya gutekereza kwiyahura. Nyine nabitekerezaga kera. Ubu nyine nango ikibitekereza, ariko nyine ariko se ishobora kuba nkongera nkabitekereza. Cyangwa nkaba nanabikora, ariko nde nango ryagaruka. Ntagaki. Kuba najya gusaba imbabazi wacu ndibazi. Gute se wakora iki? Kwambye ko ntacyo nzageraho. Ndetse urabasaba imbabazi cyangwa se zuhemutse mane. Ubu se nari guhemuka nari gukora. Ndetse kuvuga ngo urajya gusaba imbabazi, urajya gusaba imbabazi umuntu utahemukiye. Narahemutse. Kuba narafutse bana narahemutse. Cyuki mbabara nonge ko. Bitekereza ko nshobora kuba narahemutse. Gute se? Kuba narafutse nyine nkababangamira kandi notaza kuvuka nta kintu byaye kuba bitwaye. Ariko nyine so
wamenya nyine biba byanarangiye. Si nyine enda nyine usibye ko wabimbajije nta n'uwabimbaza usibye wowe ubimbajije. Kuko si wanayimbaza nanakubwira nabi ahubwo sinzi impamvu natakubwiye nabi kuko natabishobora kubivuga. Si ubwambwira nabi koko ngo nakubwira nabi nyine kuko sinabikoze. Ariko undi muntu duhuye akabimbaza ntabwo byavamo. Narese man icya gatatu wikundira ni iki? Icya gatatu nikundira ndaza kugeza nko kuri 20. Ni icyaje marati cya gatatu. Nibwo byaba byinshi. Cyo mfa nuko nzi ko nta kintu nanga. Ego. Icya gatatu wikundira ni iki? Icya gatatu nikundira. Nikundira abantu duturanye. Kuko ibintu byose baraza bakabinkorera. Bakabigukorera. Wari wambeshye kubyikorera. Hoya. Sinajya kuvoma. Isoko. Sinajya kuvoma. Sinajya guhaha abateka bakaza bakangaburira. Kuse yego navuga ngo nyine ndabikora iby'ingenzi ndabikora byanze. Nk'umuntu w'umuji. Ko hari ibyo bamfasha. Cyane birumvikana. Yego. Umbwira wumva ufite inzozi zihe mu buzima? Ikintu wumva kikuraje ishinga ushaka mu buzima ni nk'igiki? Icyo ndashinga nuko nabona ahantu ho kuba. Nje mbonye ahantu ho kuba. Ego. Nyakoba mudutega amatwi ku nkuru yanjye ako kantu mu kanota ahantu niba hari umuntu wifuza gufasha utekereze cyuki. Niba hari umuntu wifuza kwimana guheraho umugisha utekereze uyu musore. Sibyo? Ubitekerezeho. Umuce kuri telefone ye ubundi umwohereze kuri mobile money. Cyuki azagaruka anambwira ati muvanduzi ibintu byambayeho ni ukuri nahindura ubuzima. Tubikore gutyo. Sibyo? Niba wumva hari ikintu kindi wumva kidasanzwe ushaka no guca iwanjye sinzamuryo akagira Imana abanzi baranzi. Sibyo? Cyo nuko rero wari watongana na rimwe? Ntabwo ndatongana. Oya, ngiye mu buzima bwanjye ukuntu mbayeho. Ntabwo ndatongana. Natonganye. Kare wari ugiye ngo kuntonganya. Oya, nakubwiye undi muntu ubimfashije. Ariko naho wabimbaza umereye. Siko wambaza ngo. Turi kwiganirira. Ariko ntabwo ndatongana. Ntabwo njya ntonga. Ndabona udafite umutima mubi. Niyo mbwiye nabi ndagusekera. Ibibazo ndabibayemo ndabizi. Kumbwira ngo bantonganya ntabwo byambabaza tu. Umuntu ukunda guhamagara cyane kuri telefone ninde? Kubera iki? Nawe. Oh yes. Nese telefone yawe ikora iki? Nireba amavideo ku mbuga nkoranyambaga gusa. Ukumva nibyo ngibyo. Iyo uri kuri telefone iki kigushimisha? Akenshi ndi kureba amafoto y'abantu, ndi kureba amavideo nyine asekeje. Kuri TikTok. Kuri TikTok. Wumva biryoshye byatari. YouTube. Na YouTube ariko naho ndi hoda. Na YouTube se? Ibyo nkira kuri TikTok mbekana no kuri YouTube. YouTube yitwa gute? Cyuki. A and G. Cyuki. A and G. Cyuki. A and G bishatse kuvuga A and G bishatse kuvuga iki? Eme gitangaza. Eme gitangaza. Ese warize? Oya. Ntabwo wigeze ugera mu ishuri? Ntabwo ngera mu ishuri. Kuki se wagiye atakujyanye mu ishuri? Kibazo ni iki? Cya kindi. Kimwe twavuze hejuru wamugani. Apo tubyehorere. Ntacyo. Uzabaho kandi neza no kurenza abize ayo mashuri. Abirenze. Uzabumbwira? Nzakubwira. Tugane ku musozo cyangwa ushatse wambaza. So ntabwo nabimaze. Ni byinshi nabahaye mu ncamake ariko nzabibabwira neza ubutaha. Ubutaha ibintu byaciyemo byagenze neza. Hano se wahakunze? Hano wahakunze? Nahakunze ahubwo. Akakana. Wafatiye ka TikTok man. Yakora ka TikTok. Yakora ka TikTok. Mana. Shad rwose akakanu. Yeah. Na prosimero. Oya ngo cyuku. Akakanu nakiye. Okay. Ajya kwakwistabira pe. Mbwira no kuri cyo nshobe ndagikora. Njye kugusaba ni gatoya. Cyangwa ahantu ndaza kwakorera indirimbo yanjye. Hehe. Ahangaha no kuri no video ndayerekanyira ahangaha mubwiye nti nyaboneka uyu muntu icyifuzo cyo wagishize mu bikorwa. Urashaka gukora video y'indirimbo? Harya ngo wanze kwituririmbiraho. Timba yitwa ndashaka.
ndashaje ndashaka nako ndashaka umugore dushaka kujya gutera imbere yatubwiye ko ari gushaka urugo no gushaka byinshi kandi ikintu kimwe ndashaka umugore ndashaka gutera imbere ndashaka kujya iwacu ndashaka gusubira ku Kibuye ni byose bikubiyemo ni ubutumwa nshaka gutanga nyine buri buvuga nyine guje ntabwo ndashaka nanga uvuga ngo ndashaka umugore cyane none se wumva mu minsi iri imbere cyuki niki wifuza ko cyuki agomba kuba yagezeho cyane numva ko si ibyo nzo wavuze nyine kuba mu minsi iri imbere ndumva nshaka kuzaba nageze kure ahantu hose nkabanzwe gatuma umuntu uri kanaka uzabigeraho nahise mbwira kugenda kuri kaburimbo ntibikugora kugenda nyine ngira ngo nkunda kugenda tu ntabwo urabona ubu ngubu mu gihe cy'izuba sinagenda kandi mu gihe cy'imvura none sinagenda kubera yuko nginze hasi ndaca kandi ntabwo nagenda mu mazi bitaminduka icyondo kuba kugenda nyine birambangamiye cyane nabyo none se utunzwe n'iki Kigali sinakubye ko ntunzwe n'abaturanyi banjye yes ese abaturanyi se banakwishyurira inzu nyine barateranya bakanyishyurira barateranya bakakwishyurira none se kari bo banzanye nyine bazemeza bihangana ese ko nyine bahuye n'icyago babigenza icyago kihe njyewe wese uri icyago none se uko simba mbagora ariko uko udafite ukwizera oya njye ndizera cyane afite n'indirimbo yitwa yari ibizi ugenda kuri YouTube wayibona nasohora oya ni ukuri pe rero mu bavandimwe banjye mureke dufashe uyu mugabo dufashe uyu musore sibyo agira icyizere ubuzima bubeho babantu bose njye mbazanira uyu mumwibuke arabakeneye cyane nibishoboka tuzaye kumusura ahantu atuye Bumbogo cyangwa tumugarura aha ngaha hari ishimwe rikomeye cyane ajeho sibyo reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu Imana ibarinde baho umugisha mbwira niki wumva ushaka gusorezaho wabwira nk'umuntu uri kutureba muri kano kanya umuntu uri kundeba muri aka kanya ikintu namubwira ngo kubw'umutima we nyine ko Imana igira neza uko yamugirira neza nanjye yamfasha yego nkabasha nyine nanjye kubaho neza dusoze wigendera ubundi Bahati rwose guherekeza na kamera siko bimeze bakagenda bakunda cyane Imana ikomeze ibarinde cyane urakoze cyane muvandimwe wanjye Bahati we mukurikire Cyuki ko wiruka cyane byatari oya nanga ndi kwiruka reba kuri kamera hari akantu uvuze ngo man ufite na dread ko utari wageretse mbere cyu mbabara unyereke man man uziko nari nibagiye kubaza n'umutwe wawe mbabara unyereke man nanga nabikwereka nyereka man ushaka kubireba ajya kuri TikTok kubireba oya na TikTok mbabare n'ukuri kw'Imana ibaza ko ndahishe ubu n'ubwo ry'abana tubana abatipe dukorana batuye mu gipangu kimwe aho bakora muri sawa n'ubusazi babangwe nese mpamvu man nyereka man oya nanga wari ugiye kutwereka sha umva nyereka abantu oya zamura man oya yego nese harimo iki nacyo ni imisatsi gusa nanga ari direct metrede nazibonye zamura gato turebe gato zamura man ntabwo niba uri kubyemera nta direde mfite ni imisatsi y'ikarazi imisatsi y'ikarazi ibyara iki ibyara iki se si direde ongera ukora za siporo wari ukoze nataka kukumendera aka kantu kawe reka nisoreze nta kundi nyine
sawa nawe umusa sawa mwana ebana urugendo rwiza kandi amahoro n'urukundo byose bikubeho yego ngahe nguko ciao thank you so much reka duherekeze uyu muvandimwe rero nitwa Rwema Imbabazi naho utaha thank you muraho neza mama muraziranye cyane muraho neza reka ryose